najya asaba abantu wenda gukurikira neza, reka mugire inama najya no kunga yajya yitonda, kuko hari igihe umuntu angaya akangayana ibintu bimeze nk'ubujiji, nubwo aba wenda yitonda ubujiji undi njiji gazi yari ndibuka ndangiza uwa mbere w'amashuri abanza ibihekane byo mu wa kabiri hafi ya byose, hari n'ukuntu nashyiraga mu gaciro nkumva nga nkurikije ko nize naga ukabyikundikira nga byanze bikunze kumva ni igihekane kirimo ibyo bintu. None rero Nyamihirwa ucyumva iryo jwi uhita umumenya. Yaburiye abitwara nk'abanyabyinshi ndetse nk'abanyabungo, aburira abafarisayo b'i Kigali ko kurangaza abaturage hakimikwa icyo yari yarise icurikabwenge n'igwingiza bitekerezo atari ukubaka u Rwanda. Uwo mugabo w'igitangaza ni nezezwa no kwitwa Niyomugabo Nyamihirwa. Niyomugabo Nyamihirwa. Iyi Nyamihirwa akaba umukurambere wanjye. Urumva? Niyomugabo akaba ari izina nyine niswe nanone n'ababyeyi banjye. Okay. Navutse ku itariki 10 z'ukwa 9 mu 1981. Okay. Nkaba ndi ingaragu niko byitwa, niko mu Kinyarwanda babivuga. Nta mugore mfite, nta n'umwana. Aho navukiyeho ni mu karere ka Nyanza. Okay. Yitwa mu murenge wa Busoro. Aho ni naho nize amashuri abanza, yisumbuye nyiga mu rwunge rw'amashuri rw'Ibutare. Nize icyiciro cya mbere n'icya kabiri cya kaminuza n'ubundi Ibutare. Ariko ngira ngo warabibonye mfite n'icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Nakize mu Bubiligi niga muri mu icyiciro cya mbere n'icya kabiri nabyize mu ndimi n'umuco nyafurika. Ariko ibyo bita masters degree nyifite mu byo bita human resource management, ni imicungire y'abakozi n'imikoranire y'inzego umuntu agenekereje mu Kinyarwanda. Nk'uko rero umaze kubivuga, ikintu cya mbere nkunda gutekereza ku buryo aho kubaho ntatekereza napfa ntekereza. Aho kubaho nkaba ngenda mu muhanda mfunze mu mutwe, naba mu buroko mfunguye mu mutwe, mbese ntekereza uko nshaka. Mbese kuba urugero nko kuba urugero nshobora nko gufungwa nkakomeza ntacyo icyo si cyo kibazo cyane, kuko nko mu buroko nakomeza ngatekereza, wakomeza ugatekereza. Ahubwo icyambangamira cyane ni ukunshyira muri kondisiyo cyangwa se mu buzima bushobora gutuma ntatekereza uko nshaka. Nakomeza gutekereza. Iryo ni ryo shyano kuri jyewe. Kuri wowe. Uyu munsi ku itariki ya 10 Nzeri umwaka wa 2021 Niyomugabo Nyamihirwa aba yujuje imyaka 40 y'amavuko. Reka twongere twumve aho abana bamuririmbira. Umugabo Nyamihirwa ntiyapfuye, azahoraho muri twe. Niyomugabo Nyamihirwa yakundaga abantu bose ahereye kuri twe abana bato. Tuzamukurikiza, tuzaba intwari nkawe. Uburenganzira bumeze nka demokarasi. Kuki mu Rwanda twemera ko demokarasi idaha umuntu uburenganzira bwo kuvuga ibyo yishakiye no kwitwara uko yishakiye, tukumva ko uburenganzira bw'umwana hatarimo n'uburenganzira bwo guhabwa uburere? Ni ukuvuga ngo kutaha umwana uburere agakura ari igihararumbo, ubwabyo ubu mwambuye uburenganzira, kandi ubu mwambuye uburenganzira bukomeye, kuko umwambuye uburenganzira atazashobora no kurekara, atazashobora no kumenya ko abubuze. Narabibonye ngira ubwoba, ndavuga nti kumbe uburenganzira bw'umwana ni ukudakubitwa, ariko umwana aravuka agakurikizwa abana 4. Umwana aragira imyaka 6 cyangwa 3, 4, bapfa kuba bamucukije, bakamubyariraho undi agatangira kumuheka, umva bakongera bakamubyariraho undi agatangira kumuheka, cyangwa se uwa kabiri agahekwa, uwa gatatu, uwa mbere agatangira kujya gutashya yikoreye ikiba kiri. Ibyo bintu ntibitindwaho.
kwacu umwana n'umutware niba igihugu cy'ejo umwana n'umutware Umugabo Nyamihirwa icyitegererezo cy'abato n'abakuru. Umugabo Nyamihirwa yabonye izuba kwa Nzeri, mucyo tumwifurize isabukuru nziza. Isabukuru nziza Niyomugabo, isabukuru nziza Niyomugabo, isabukuru nziza, isabukuru nziza Niyomugabo. Ugira umunsi mwiza, wibuka itariki wavutseho. Ugira umunsi mwiza, isabukuru nziza Niyomugabo. Niyomugabo na bagenzi be bari barashishoje basanga kuva FPR yagera ku butegetsi mu Rwanda yarafashe inzira yo kujijisha abanyarwanda cyane cyane urubyiruko biciye mu ngirwaburezi kuri bose, ariko Niyomugabo atatinye kwita uburozi kuri bose. Ubu rwose uyu mwaka bwo ndi mu wa mbere ni n'ubwa mbere nagiyemo, ariko nshaka guheramo ngo nararana abana b'abandi kuko mbona ise bizagenda gute abana nibajya kwimuka ntushaka gusohoka nibajya kwimuka se buriya bizagenda gute. Ubu mfite mu ishuri mfite abana 107 amagurupe abiri, rimwe rifite 54 irindi rifite 53. Uzasibizamo bangahe bwo? Abana ngomba kutarenza 15 basibe. None se abo bana ubundi ko ari kuvuga ngo abo bana ngo mu ishuri ndi na titireri w'ishuri rimwe. Abo se amazina yabo urayazi? Amazina ndayazi ta abo ngabo iyo uri titireri bwo urobreje kwamenya ko hari igihe, ariko iby'ubuhanga byo nyine ubibonera muri rusange kubera wigisha amasomo nawe so muri mwe ukagenda. Hari amasomo wigisha ukagenda ukajya kwigisha n'abandi n'abandi bakaza kwigisha abo bana. Wigisha mwiki? Mwambere nigishamo Ikinyarwanda. Aha nubuye ni utwashakaga. Bageze he rero mu Kinyarwanda? Mu Kinyarwanda ku bwawe abo wakimura ni bangahe hataje mu bya bindi by'10%? Hataje 10% kugeza kuri uyu munota umbwe ngo nimure mu mashuri yanjye abiri y'abana 107 nakwimira 57. 57 ese kimwe cya kabiri harenzeho 7 abandi 50 bose bagasibiye nta kintu bafatisha. Abana n'ababyeyi ndababwira mwamfashije mukagera mutenda ndabahamagara noneho basigavuga ati nuko dukomvoka. Ijya ariko numva harimo n'icyo kibazo cya encadrement umwarimu nubwo yabishaka reka mubwire ko atabishobora. Kubera iki? Uburyo bwa mbere n'ubuhe ndi kuvuga uko kwankadra abana ni wabishobora mwarimu numbwira ko ubishobora urambwira uko wabigenza. Dore impamvu ufite abana 50 ufite abana 100 mu gitondo na nimugoroba. Ese buri mwana wamuha iminota, gabanya iminota iri mu minsi umbwira iminota waho buri mwana, noneho na ya masomo ubufite yawe biri kumvikana. Ikindi noneho kuko abana baraza ari benshi, iki kintu ndongera nkivuga abana baraza ari benshi bakaza, ari nayo mpamvu noneho baza ari benshi nta umwarimu cyera umwarimu yazanaga umwana wa mugane akaba amushyiriye umwarimu akaba ari abizi ko ari uwo mwarimu. Ubwo nkuko wabivuze nta nubwo wabaza umwarimu nk'ubu witwa titirera ariko sinawubonana ofete ntabwo iryo shuri rigumamo. Sinzi ni buri kubyo. Hari ikibazo cyuko no kukubaza ibyabo bana biragoye nubwo wabihawe ariko ntabwo ubona umwanya uhagije atari uko utabishaka. Ariko ntugifite umwanya uhagije kuko abana ni benshi. Rebere ya Diamond Nyamihi. Ubutumwa dukesha gisa sinziya bukomoye. Ndase nturebera satana hihera. Ejo bundi muri Apakope Primary hatowe Miss na Mr mu wa gatandatu. Okay. Ngaho uyishitani se. Urumva icyo navugaga mwarimu afite ibibazo bikomeye. Abaryankuna basanga leta ya FPR kubw'ubugome cyangwa ubujiji yarakoze uko ishoboye icupiza umuco w'Abanyarwanda maze baragenda bata umuco bahinduka ico, babura urutirigongo maze baba nk'ibiburangoro maze ibogeraho uburimiro.
Abaryankuna basanga kimwe mu bizakemura ikibazo cy'uburezi ari ukugarurira abarimu n'abashakashatsi muri za kaminuza zaba iza leta n'izigenga agaciro, hashyirwaho imikoranire myiza na minisiteri n'izindi nzego za leta mu kuborohereza mu kugaragaza ubushakashatsi, bakora ibyo bigisha, bahabwa imishahara igendanye n'ubumenyi bwabo kandi igendanye n'igihe tugezemo. Ubu butumwa mu bugejejweho n'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna. Niyomugabo Nyamihirwa, tuzahora tugufata nk'umutekereza w'indashyikirwa, tuzatera ikirenge mu cyawe kandi tukwijeje ko urumuri wacanye rutazazima. Abaryankuna tukwifurije isabukuru nziza, tuzirikana umunsi wavutseho. Mazigiye ntekereza ku rutonde rw'intwari izo twashyiriweho dutegekwa kuzemera. Muri ayo mazina menshi nasanze haraburamo, byatumye negura inanga yanjye iri mu bibagiwe. Nyamihirwa twibuka ubumwe bw'Abanyarwanda, izo nzozi warotaga urubyiruko ndetse n'abakuze, tugusezeraniye ko tuzasiga ivi watangire iyo nyiturano yacu. Waraterura guti twese twarababaye, ntakurusha umubabaro nta no kugikorezanya. Byari bigoye kubyumva no kubisobanukirwa, none twasanze ari wo musingi watwubakira hazaza. Niyomugabo Nyamihirwa twibuka ubumwe bw'Abanyarwanda, izo nzozi warotaga urubyiruko ndetse n'abakuze, tugusezeraniye ko tuzasiga ivi watangire iyo nyiturano yacu. Abakunukuri mwese nimwumviye muruza, ntacyo twakora kugira ngo intwari